ufite ibindi bintu ukora cyangwa n'umuziki gusa? Ndaririmba, ndi umusportif, ni bodybuilder, nubwo ntaratangira kubishyira ku mugaragaro neza ngo abantu babibone no byanyabyo, ariko nshaka no kubyerekana. Bodybuilding no kuririmba no gospel, ibi bintu bitangaza abantu. Noneho umuntu akavuga, before you catch me in, when I needed you the most, nimekuona, yeah. Maisha yangu ni testimony, tubwira abantu ko wanunze inkoni, nabwo bijya bintera isoni, nasema asante, yeah. Another for me, numva umutima wanjye uganje n'amashimwe, oh. Narwanaga intambara zikomeye, nibwiraga ko njye ubwanjye mbishoboye, natsindwa cyane nsanga ari wowe nyine, none dore ukunyitaho. Daddy go, I thank you for your love vision, one and all. You be so close, never situation. Daddy go, oh, you the good on this season, all alone. Nimureke kurira, Yesu nabwasinziriye, ugadoke starimo, nebutembarma, aratureberera, nubwo imiyaga yaba myinshi, aratureberera, nubwo imiyaga yaba myinshi, nabwo imira bizingiri dutembana. Turabasuhuje mwese abakurikiye Peto TV show. Nkuko mubona kuri kamera, turi kumwe n'umusore urebye mu bigango asigiye na Rutambi, gusa ntago ari umutera amakofi nka Rutambi, nubwo nabyo ajya bishobora. N'umusizi, azi kuririmba, n'umukristo bihambaye. Turakwakiriye kuri Peto TV show. Murakoze cyane. Peto TV show, ewana, harashize igihe kirekire. Harashize igihe kirekire tutabonana. Igihe kirekire kabisa. Dore ka nafashwe, ibintu bimeze neza. Ariko nawe umeze neza. Turashima Uwiteka. Ukuvuga ngo ubundi ngewe umuntu akurebeye kure atakwegere neza, yagira ngo ni Rutambi neza. Soro umeze neza, ufunzemo neza, ariko abasore n'ubundi basenga bakunda kuba bameze neza. Iyo turi mu Mana tuba tumeze neza. Hari umunyamakuru wavuze ngo ni bamwita wa mutipe ugeze umupira, bamwita Axel, wasenze Imana uburiki. Wasenze Imana uburiki. Mu Mana ari mu byose. None se ubu uko umeze hari aho bihuriye na gospel cyangwa n'imbaraga z'amafaranga? Oya, byose ni Imana ibigena. Byose ni Imana ibigena. Turavuka tukajya gute, tukabona dukura, tukabona ibintu biza, tukabona tugeze aho tutazi, gusa byose ni Imana ibigena. Ariko n'ubundi byose Imana ikugenera ikintu, hajemo n'umuhati wawe. Iyo hajemo gukora. Ikibazo nshaka kukubaza, gukizwa mw'iyi minsi biri kugorana, bikananira abantu bose. We nk'umuntu w'umusore w'umujene ufite ibishuko byinshi, ubishoboza iki? Gukizwa biragoranye. Biragoranye cyane. Nkeka ko abantu benshi none amprise abasore biratugora cyane pe. Ibintu bigoranye nyine, kuko twe tugira ibintu byinshi bidushuka. Tugira ibintu byinshi bidushuka, tuba dufite ibintu byinshi tumva twerekeyemo nyine bigendanye n'imyaka tugezemo n'ubusore bwacu. Ababyeyi bacu baba barabitsinze kera, burabiteye n'imyaka bibereyemo, bageze mu za bukuru, bamwe bavuga bati twese muri ko ntacyo dushigaje, nta terambere, turindiriye urupfu. Hanyuma Regisi, mu buzima busanzwe uretse kuririmba, ufite ibindi bintu ukora cyangwa n'umuziki gusa? Ndaririmba, ndi umusportif, ni bodybuilder, nubwo ntaratangira kubishyira ku mugaragaro neza ngo abantu babibone no byanyabyo, ariko nshaka no kubyerekana. Bodybuilding no kuririmba no gospel, ibi bintu bitangaza abantu. Noneho umuntu akavuga, hari umuntu ukureba akora mu nzira nyine, abantu baterura, abantu baganguza, ufite amaboko iki n'iki, nyine abantu bose bakakureba bakagira ngo uri ikirara.
uri ikirara ati umuntu ashobora kuba ngo n'urumogi. ni ukuvuga ngo nyine muri Afurika sinzi nibe n'ahandi ariko bimeze, ariko bakunda guhuza physical appearance yawe ndetse n'agakiza. Kandi kuko biratangaje kubona umusore ukijijwe, uzimana, usenga, afite akaboko nk'ako ngako. Wakwibaza ngo ni gutabona umwanya wa repetition, akongera akabona umwanya wa gym, ese akaboko karizana cyangwa repetition ni muri ibyo bibiri ni iki kizanye, cyangwa byose ukora imyitozo? Boreka nkubwire, buriya ni ibintu byizana. Kuririmba byo nyine ni ibintu umuntu ni talent ugisangamo. None gukora siporo nabyo nkanye nabyirutse home bagarafure babikora, usanga babikora baterera ibyuma kwa kundi nyine bafite ibyuma mu rugo birahara bya gakondo. Ndabikunda noge bikunda kuburusha, sanga nyine hari ukuntu usanga waramaze kubikunda birenze urugero. Sigana umva ari cyo kintu nkunze hamwe no kuririmba, kugira ngo abantu bumve ukuntu warabishyize ku rundi rwego. Cameraman aze kudufasha atunge kamera ku gikoresho ubuhagaze. Na abasore bakenya wasanga bakunda ibintu nyine bakavuga ngo reka dufate amafaranga yacu twe kuyashora mu bindi bintu, ahubwo tugure ibikoresho by'umuziki. Reka rero dutangire uhereza akapera abantu badukurikiye kugira ngo bumve ko turi kumwe n'umuririmbyi bya nyabyo, atari ibintu byo gupapiye. Bahereza akapera hatarimo agacurango se? Buriya baduhaye arimo agacurango ko ngiye nkunda ikirungo cyane. Okay, reka sabe bari abatipe bari ku byuma badushiremo. Uba mu bwisho rwisumba byose. Uba mu bwisho bwisumba byose. Yego. Ndimo nziza cyane. Abantu mudukurikiye mugume hano murebe umusore uramya Imana. Iyo ufashijwe wandika amena muri comment. Twagiye. Na 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 na. Mubamo gwihisho bisumba byose nagibi kizage dihemaje nibuwe tekari mu ruhande rwacu nidukwiye kugira ubwoba na hato. Nimureke kurira Yesu nabwasinziriye ubadokistarimo nibutembaruma aratureberera nubwo imiyaga yaba myinshi, aratureberera nubwo imiyaga yaba myinshi, nabwo imiraba izingere dutembana. Nimureke kurira Yesu nabwasinziriye ubwadokistarimo nibutembanwa aratureberera nubwo imiyaga yaba myinshi, aratureberera nubwo imiyaga yaba myinshi, nabwo imiraba izigere dutembana. Regisi arakoze cyane ngo aratureberera. Amen amen. Ngene nafashijwe nari nangiye kujya mu mwuka ahubwo mise nigarura ntarafashwa cyane ngo ntangiye guhanura. None se Regisi iyi miziki urayiyandikira bimeze bite? Abo hari miziki yandikira ariko nk'iyo ndirimbye ntago ari niyandikiye. Niko kuri bufite turirimbo twishima umutwe tukuzamura amarangamutima turyoshye ukunda kuririmba. Ebo harimo nizo niyandikira gusa ntago ndatangira kubishyira kuri YouTube gusa ndi kubitegura. Yego. Ntekereza ko ari rwo rugendo rwanjye rwa mbere no gutangira music. Uru ni rwo rugendo rwa mbere cyane ko tuzagenda duca n'ahandi hantu hagiye hatandukanye. Abakurikira Peto TV show bazagenda babibona. Icyo wenda twasaba abakunzi bawe no kujya nyine bakurikirana ibi biganiro byawe kandi bakanagusapotinga.
none se Reji uririmba gospel gusa cyangwa na sekira ujya ugerageza? Sekira no ntago ndirimba sekira gusa hari zino ndirimbo bazita gute, hari ukuntu usanga indirimbo atari gospel ariko ari ya ndirimbo igira abantu inama ugasanga irimo nk'ubutumwa, irimo ubutumwa ariko nta bintu byerekeranye n'Imana birimo. ngo ni nka za seka za Baniyo Bosco, nka zira za basika nyine Clarissa Karasira no wagira indirimbo nk'izo. Yes, kumva karimbo karimo ubutumwa ariko ntago ari gospel, nyine si ibintu byerekeranye n'Imana, ni ibintu byerekeranye n'ubuzima busanzwe, ibyo dukora, ibyo tubamo. Nazo ujya uziririmba? Najye njya nziririmba. Hari iyo ufite hafi waturirimbira aho tukumva? Watse ngaza kukarimba mu kanya se. Kazi kurimba mu kanya. Okay, urakoze cyane. Hanyuma Reji, imbogamizi umuntu ukunda umuziki cyane cyane wa gospel akunze guhura nazo cyangwa weho uhura nazo mu rugendo rwawe rwo gutangira nizihe? Ubundi urebye imbogamizi abantu sinyakaka no muri gospel gusa ahubwo na music muri rusange, kugira ngo wiproving ibintu byawe. Ikintu kigunda kugora cyane ku bantu benshi nyine ubusanga ari uburyo bw'amafaranga, finance. Usanga uburyo bw'amafaranga yo kujya muri studio azaboneka gute, ibikoresho bya muzika burana kuba umuntu kuvanga ugiye kuba umuhanzi nta gikoresho na kimwe cy'umuziki ufite biragoye. Ubu nka biriya bye bihagaze bijingana gute kugira ngo abantu bajye bumva ukuntu ibintu biba bigoye? Birahenze. Nuvuga ngo Regis ni umusirimu, urabona piano arayifitiye, mixer, bafure, mbese nyine biguhagaze nkangahe? Biro ubwabyo bihagaze, ibikoresho biri hariya bihagaze miliyoni 2 na miliyoni 2. Kandi iriya piano ni 2,100 abantu bayizi no muri comment bazakubwire barabizi, igura miliyoni n'igice y'ubwayo ari piano, miliyoni n'igice. Kubito mixer kubito ko numva sabwo uvuze make. Ni ukuvuga ngo kugira ngo wumve urwego nyine cyangwa urukundo umuntu aba afitiye ibintu, kugira ngo niba uri n'umuvandimwe cyangwa se uri n'inshuti ube wa supporting umuntu, reba aho nyine umujene ashobora gufata miliyoni zigera muri 3 akagenda akagura ibikoresho by'umuziki, mu gihe hari ahantu henshi mu iki gihugu wagenda ukagura ubutaka. Ariko no kuvuga ngo nyine iyo ukunda ikintu uragiharanira. Ruya naje gusanga iyo umuntu akunda ikintu umutima wawe wose werekera kuri icyo kintu, nta nubwo nyine uba wita ku bindi bintu biraho hanze. No kuririmba byo ku bantu bazi kuririmba nabikunda. Jemba numva yo nibereye mu kintu cyitwa kuririmba, ibintu byose mba nabyibagiwe. Okay, ngero ndumva twaza kugabanya amagambo ahubwo katwihera sho tukitaramira cyane ko abantu bakunda umuziki. Hari kamba akaririmbo, arakarimbo ka New Bosco nkunda, ura mutipe najya turimbira turimbo twiza. New Bosco ni umuhanzi w'umuhanga. New Bosco ni umuhanga byata. Ubahanzi mu Rwanda dufite nemera. New Bosco ni umuhanzi ushobora kwandika indirimbo z'ubuzima busanzwe, ushobora kwandika indirimbo za gospel, ushobora kwandika indirimbo za secular. Hari akarimbo yasohoje ubundi kitwa Daddy God. Ukumvise umva gacuranza nka secular ariko nyine ni gospel karimo ubutumwa bwiza. Burya waruhari wakwire kwese ugafata microphone ukadukubita show abakunzi bacu bakishima. Ugiye kutuna indirimbo nka zingahe wumva ziri hafi nyine zibangutse? Indirimbo ziri hafi zibangutse reka barimbira indirimbo nk'ebyiri nzicemo ziguruka tuguruka. Twagiye Daddy God ya New Bosco. Daddy God. Hanyuma abadukurikiye muzamuha amanota, ire nimbe mwumva bishoboye. You be so close never situation. Burya waruhari when I was wandering, lost on the road to your right. I was nobody before you cut me in. When I needed you the most, nimekuona. Maisha yangu ni testimony, tubwira abantu ko wanunze inkoni, nabwo bijya bintera isoni, nasema asante. Done enough for me,
uganje n'amashimwe narwanaga intambara zikomeye nibwiraga ko njye ubwanjye mbishoboye natsindwa cyane nsanga ari wowe nyene none dore ukunyitaho Daddy go I thank you for your love vision Mon and you'll be so close never situation Daddy go oh you did on this season Mon and you'll be so close never situation No hesitation in the potation Nagwa bwejo baba go dore maso No hesitation in the potation Nagwa bwejo baba go dore maso No maisha yangu ni testimony yobwira abantu ko wanunze inkoni nabwo bijyana n'isoni nasema sate yongere tempo another one for me numva umutima wanjye uganje n'amashimwe narwanaga intambara zikomeye nibwiraga ko njye ubwanjye nzishoboye natsindwa cyane nsanga ari wowe nyene none dore ukunyitaho Daddy go I thank you for your affection all alone you'll be so close never situation Daddy go oh you definitely know this season all alone you'll be so close never situation oh no hesitation in the protection nabwo babwejo baba go dore maso no hesitation in the protection nabwo babwejo baba go dore maso uretse ukomerezaho ni ya kabiri dukomeze reka shyiramo kaka country mwana duhereza abantu live iri show ya live reka duhimbaza Imana dukoze satani isoni okay kwagiye shyiramo kaka country mwana kugenda ikiganiro kitarangiye ni amakosa akomeye cyane kugufasha biremewe nta kibazo wumva uyizura dufashe nta kibazo kabisa mu buzima hari byiza tubona tukabifata nk'ibisanzwe iyo ndirimbo urayizi ndayizi ndirimbo rimwe na rimwe tukumva ko yari bikwiye no kubaho akora mutipe yarazi kuririmba mwana umwita Dominico akora mutipe yagiye sha nanjye sinzi hano yagiye yarazimiye abantu mubizi Dominique rwose arakenewe muri iyo ndirimbo twajyaga tuyumva kera tukiri abana kera cyane yaje mbere ya Mbonyi yaje akuzi kuri mutipe yakubise hit hari indirimbo ari ukuntu umuhanzi nyine azagahitinga agakora indirimbo ariko akagenda ariko bira bintu biterwa n'ikimwa hari igihe nyine ari byabibazo twose tuvuga haruguru by'ubushobozi cyangwa se umuntu akigira mu bindi bintu nko kwiga ahubwo bara abatipe baba bafite ibindi bintu bahugiyemo wenda bafite n'amafaranga n'icyo se umuntu wakoze indirimbo ikarya hit kuriya ya ntago yabura amafaranga ariko kiraje umenye ko umuziki wo mu Rwanda wari utaragabura cyakora utaragabura byo twagiye katugende ubuzima ubuzima hari byiza tubona tukabifata nk'ibisanzwe rimwe na rimwe tukumva ko byari bikwiye no kubaho nyamara burya hari Imana isumba byose bikora yitwa Uwiteka Nyiringabo ashimwe
amaso yacu yabonye byinshi amatwi yacu yumvise byinshi intambwe zacu yazaguriye kumukorera ibyo akora n'imbabazi agira nibyo bituma tumukunda imbere ye niho hari byose twifuza Uwiteka ashimwe ashimwe amaso yacu yabonye byinshi amatwi yacu yumvise byinshi intambwe zacu yazaguriye kumukorera ibyo akora n'imbabazi agira nibyo bituma tumukunda imbere ye niho hari byose twifuza Uwiteka ashimwe ashimwe turimo tugenda gutyo tuba turyoshye tuba tumeze neza cyane umuntu ajya mu mwuka ubona afashijwe udukawuntiri kabisa bumva kajya kumera nk'akareba ukuntu tugende mu cya kabiri nicyo gituma umutima wanjye utazahwema na gato nazarekura ubugingo bwanjye ubuzimire burundu ibyo yakoze nibyo biduha ibyiringiro byuzuye yuko n'ibisigaye byose azabikora amaso yacu yabonye byinshi amatwi yacu yumvise byinshi intambwe zacu yazaguriye kumukorera ibyo akora n'imbabazi agira nibyo bituma tumukunda imbere ye niho hari byose twifuza Uwiteka ashimwe ashimwe turabyibutse ibyo yakoze ashimwe turabyibutse ibyo yakoze ashimwe turabyibutse ibyo yakoze ashimwe amaso yacu yabonye byinshi amatwi yacu yumvise byinshi intambwe zacu yazaguriye kumukorera ibyo akora n'imbabazi agira nibyo bituma tumukunda imbere ye niho hari byose twifuza Uwiteka ashimwe ashimwe amen 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 Regis arakoze cyane Imana imumugisha ni ukuvuga ngo uririmbye nko mu giterane rwose abantu batura nanjye numvaga najanjaguritse umutima Regis wakoze cyane kuza kuri Peto TV show ntago ari iki kiganiro cyonyine dukoranye uzajya dusura dukorane kenshi abantu mushaka gusapotinga Regis cyangwa mushaka kumutumira mu birori bigiye bitandukanye reka muha akanya ababwire nyine agira ikintu nyine ababwira cyangwa basaba umwanya n'uwa Regis ndayikure mfite channel YouTube channel ni Muhire Regis na amazina yanjye bwite ni Muhire Regis niko yitwa abantu bagende batangire bayisure hakiri kare kabisa ndaje mbare kuri utuntu tuzamura igiye gucaho ibintu by'imiriro bivuge w'ibiti igiye gucaho ibintu kabisa byiza cyane kandi byizewe ndabarikira kuba hafi mu minsi mike cyane kugira ngo mubashe kubona ibintu byiza kabisa Instagram, TikTok ariko ngiye ukira TikTok siko ntago ndayikira ariko